nabonye ari umwafande waguye muri Uvira aho yavuze ati ngiye kubatera ino grenade twese dupfe dushire. Aho abantu bamwe bumva baburana n'umuntu utakiriho kurusha kura n'umuntu wakomeretse kumva kazabageza kure mu manza no mu nke. Ibyo bikunze kubaho muri Afrika no mu bindi bihugu wenda bya kure, aho umuntu yumva kugira ngo muburane nyine kera bavuga ngo ni casualty akumva yakurangiza completely kugira ngo urubanza ruse n'ururangiriye aho ngaho. Abanyamurenge abanyamurenge nabo ntagara abana beza. Ayo makosa asa gutyo uko twakiriye amakuru iriya image tutagiye kwisesengura iba ahantu henshi ku isi mu gisirikare ariko ntabwo ikunze kubaho. Ubwira amagambo yamubwiye mabi bariya n'ibisambura bizo muri FARDC kuba yibye akamutwara ibintu bye akayimucaginga. Igisirikare so guhembwa gusa kuko n'ingabo zishobora kuba udahembwa, ariko ukareba welfare yabiteye gute. Baramukubise baramucyura bati bamusubiza prime niyo ngabo ati icyo gihe hararumbo kijyane cy'igikoloneli cyanze kuduha bitanu byacu bitanu ku munsi ni menshi ya Porsche ya Jean de Porsche. Niba ari bingwa yagombye kujya ahakikije akajya gushakisha wena nga M23 kabariyo iri munyuzamo. Buri imbunda isanzwe kawaida urayikokinga abantu bakumva ko bamaze nkutanza attention ku bantu mwegeranye, ariko grenade ni 0 seconde yaguye mu matwari ya leta. Yewe buriya bakogomara kunara abana niba iyambushu babura no bayitwerera ntibayishyira kuri FDLR ntibayishyira kuri M23 rigere Uganda no mu Rwanda ntibagira gute nyine bakogomani bakurinda akabano babitwerera kuki atabateye yo grenade. Ujya gutera grenade ngo mwitegure nka ba photographe bakera bakoresha ibyo bitayashika ngo rimwe kabiri gatatu ngo vuga ngo karito urumva ngo kugira ngo no ako bitakwira bitakwira yabwiye ko bagomba kuzirikana ngo barimo gukurikiranwa n'abazimu babo kandi abazimu baho barimo kubakoramo akazi bashobora kuba batanabaterekera birirwa bagendana impu n'ibyatsi bambara mu mutwe n'utuntu tw'ingeso mbi tuba nk'ariya muri za FARDC nabivuzeho. Umuntu akabibona icyo bita ngo ni boro ukumva wayigira iyawe kandi atari wari kuri front line, sibyo? Yego. Ubwo dukurikira mu minembwe aravuga tawa kandi Uvira ridakemurirwa ikibazo ngo ifatwe cyangwa niba bashoboye kwirukana M23 bayirukane izakomeza kuba abana kasa mutwe. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunze turabasuje omereri mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi n'ukuri turabashimira cyane ndetse muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe. Uyu munsi ngarukanye na Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse zineza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Muraza kwihanganira ijwi ntago ameze neza, grippe imereye n'abariko turakora kandi umusengere kabisa. Urakira brother. Ndaza kumera neza. Nubwo ijwi nyine numva ryikakaje ariko nyine ubundi ukurimeze niko ry'ikiganiro ryo ryiza. Oya ubwo atarimo inkorora na mahoro. Uzirwe grippe ukagira inkorora. Ntabwo bari sawa. Ntabwo ari sawa ariko pole raza gukira umwe ibintu bikarishye bimwe byo mu biryo bya ginger n'ibiki byose. Abantu bimwe kabisa uraza kumbwira ko nakurangiye umuti umwe n'ibisupu ibintu bibishye kuri hasi nabishyira mu kanwa ngahumva wereyo nyine ukuduturyoshye kandi umuti wose uvura urasharira. Nta kintu ngira mu biryo gara amarangi mfatamo rwose. Yego. Cyeka amacapati kubera bari kubikuriramo. Akasinye bikunda ukindi kandi bahantu bubatse tureba. So kuvuga ko ari wabibonye giye nyine ariko iyo ukuriye muri miriye aho gukumbura ibyo ahandi kure. Ibyo ahandi kure ni nko kugahembe. Ko nokuri. Ariko nk'abo kugambe bakaza mu marangi. N'abakiriya mu marangi bagira benshi babaye nk'abazaremera za Kanombe bazanya abana. Yego. Ariko biriya bintu bubaka bakabyubakira ahantu hari abakoramo nyine n'ubundi musanzwe mu bisangira banywa nijoro. Ntabwo babishidukira musi nasohokera mu marangi.
yego rakareka haba n'igikoma kiryoshye. cya gikoma se kiba kirimo blueba. Mm. aha yewe ntabwo nakwica isoko ryo mu marangi. ntacyo nabyongera. Ntukansetse pe. Reka twikomereze. urimo guseka iki se Sandrine? Ngo cya gikoma ntiwakica isoko. Masha reka tujye mu makuru twihute ngureke ujye no kuruhuka. Nabonye ari umwafande waguye muri Uvira. Aho yavuze ati ngiye kubatera ino grenade twese dupfe dushire ntacyo mumaze hano, ati cyane yuko no kubifata ino Uvira byarangiye tunaniye. Hanyuma mu gihe rero agiye kuyuyibatera ayiberetse nabo bahita bamurangiza. Uyu akaba ari umusirikare wa FARDC. Yari FARDC rero bwayo yamwirangirije ati tugomba kuguha isomo natwe tukakwiyicira mbere yuko iyo grenade uyitera muri za Kavimvira. hanyuma se nyine yavuga ko Uvira baraniye gute kandi bari bayifite? Nibo bayifite ariko kwirinda se ubwo icyo nshaka kuvuga hari abavuze ko byaragiye baraniye. Mbambariza umuntu udukurikiye ibananiye kuyirinda nyine no kuyikomeramo. Ese niba wumva abayobozi ubwabo barari Bujumbura bakiruka uyu munsi barwanye ejo bicanye ejo bazerendo batemanye ejo bagize iki, ubwo se nubwo bayirinze urumva bari amahoro? Wa mugano ya Karoli uvuga ati mama 23 yahise yaga professeur ubwo muri aka kajagari. Mu gisirikare habamo umutwe bita police militaire. Ni ubushinzwe ikinyabupfura mu ngabo. Yego. Police militaire ziba no ku bigo. Ahenshi zikambika ku bigo hafi yabyo. Bakora amapatrolo aho wajya hose ku isi wasanga bene abo bantu bafite iyo mikorere. Yego. Zitukwamo nkuru zigashimwamo nkuru. Ubwo police militaire ya FARDC muri Uvira ni nkene. Kuko abantu badukurikiye babimenye ntabwo imikoreshereze y'imbunda za kumuriro, intwaro za kumuriro afe urumva cyangwa se fire weapons ntabwo bikoreshwa uko umusirikare abyumva. Yego. Hari discipline ibigenga, hari n'amategeko abigenga. Yego. Imbunda akenshi aho wenda batari mu misozi ngo ubu yitwaza aho ugiye hose, kandi iyo management nayo ngiye kuvuga ruguru suko itashoboka muri iyo misozi. Nk'abari mu gace k'intambara zigira abo bitaba amuramane. Yego. Zikabikwa mu byo bita amura cyangwa se arsenal y'imbunda, ariko arsenal wabishyize ku yindi ntera wenda wabigize ibintu biri big cyane. Yego. So ntabwo rero abantu babona ingabo ku rugamba mu buzima busanzwe zikoresha imbunda ngo bagire ngo umusirikare wese yigenga ku mbunda yuko ashatse. Ushobora kuba ufite nimero ikwanditseho n'ibyo ukugira matricule muri Kongo babyita ngo iba ari mekano. Urumva na matricule y'imbunda yawe ifite iyo nimero. By the way nta muntu ukoresha imbunda yawe, ukoresha imbunda yawe ukayimenyera isuku, ibyo bita koza imbunda. Urumva yagira ikibazo mu mikorere, hari ababa babishinzwe gutunganya imbunda no kuzikosora mu ngabo iyo ziva zikagera no mu matsinda yanyu baba barimo. So ubwo ntabwo turi muri tekinike y'imbunda, turi muri discipline y'umusirikare. Ubwo rero ni police militaire ya Kongo iri weak, kandi yagombye kuri concentre ahabera imirwano, kuko bagomba kuzirikana ko agace kegereye imirwano kaba karimo abasirikare bafite traumatisme y'ibyo bahura nabyo. Ibyo bahura nabyo nabonye ejo bundi kuri France 24 abasirikare ba Ukraine bagiye gusura ngira ngo ni Ubutaliyani bakomerekeye ku rugamba, abafunguye muri Russia rahe hose babakorera mbega reparation mentale. Urumva iyo mental rehabilitation. Ariko sinzi na muri Afrika ibyo bintu bajya babikora, simbizi neza ko babikora, ariko ni ibintu biba bikwiye. Ubwo nshatse kuvuga ngo hari imitekerereze imikorere y'umusirikare wegereye front line cyangwa ligne de front ahabera intambara. Ibyo muri Kongo byaba n'ahandi, ariko reka tugaruke Uvira azi warimo bivuga. Yego. Ubwo narimvuye kuri police militaire no kutari n'ikinyabupfura cy'umusirikare neza. Imbunda zikoreshwa gute ariko na komando mayiwe. Buri musirikare akora amanyanga bikabazwa komando yo hejuru. Buri utabara ngo bamutegere nade ngo yapfuye ngo yarangira. Niba ari mu gisirikare gishyira mu gaciro n'umuyoboye wabona bamufunze cyangwa se bakamaza why how kuki ibyo byabayo. Ubwo tugaruke inyuma rero tuvuye kuri police militaire igomba kumenya discipline ya FARDC ifite weakness nibi nabaho, ariko tujye no mu bindi mukunze kumva by'abantu bitwa peace. Yego. Political commissars. Kuki umusirikare yarakara kugeza ugafata imbunda cyangwa grenade mu ntoki ngagiye kuyitera ku bantu?
hari kiba kitagenze neza mu duce twegereye intambara rugamba na ligne de front hakunze kuba ikintu nge nakwita ko hashobora kuba kwikanyiza k'umukomanda ibyo bita harassment agaharasinga umusirikare bikamutera frustration yo kwitwaza grenade gushaka kwitera abagenzi biwe ubwira amagambo yamubwiye mabi bariya n'ibisambura bizo muri FARDC kuba yibye akamutwara ibintu bye akayimucaginga urumva kandi izo kese ari nk'abantu bakora ama investigation begeraho intambara zibera zaba batabaye maso zabakunga biza arizo zose kuko bari bakongomani na FARDC barasahura ngaro mbwira pfumuye banke urumva wa mugani wa mugabo wamamaza hano ngo ntibigombera kumena banke kajya kantu niko nkunda kumva ngo ntibigombera kumena banke hari aho bigombera kumena banke hari muri Kongo kuko ntibabahembwa igisirikare cyo guhembwa gusa kuko n'ingabo zishobora kuba udahembwa ariko ukareba welfare yabiteye gute so ashobora kurongorera umugore akamwisengerera karataramukoye kandi impamvu vuze ayo mashami aho bayagira ya gatanu ariko ingabo zose ziragira buriya iyo bavuze relationship cyangwa se public relations wahuza n'abapisi mu ngabo abagomba kumenya umusirikare abayeho ati afite ibihe bibazo ntihari ikibari yakiboneye igihe niba hari ikimbirana afitanye n'umukomanda kuko abakomanda zino bashobora gusigingiza cyane cyakemutse hari nabo babahindura bakakujyana mu yindi unit kugira ngo wa muntu uguharasinga mutavuga rumwe mwahuriye kuri n'ibiriya batandukanye so nk'abo babajura rero sinzi ko yajya kwirega ati yafande peace dore naribye baranyambura kuko ubwabwo bigize icyaha ariko babiziranyeho so babiri babyita mugusawa kugushyira ku mugusawa akagutwara ibyawe sibyo so ntabwo mbizi bari abantu baracyari kure cyane ariko nta ngabo yafoye umuheto ugiye kurasa bagenzi be kandi abo baharwana nabo bahanganye bari hafi aho ngaho niba ari bingwa yagombye kujya ahakikije akajya gushakisha wenda nga M23 ikaba ariyo iri munyuzamo aho kuraswa na bagenzi be nako gushaka kurasa bagenzi be ibyo bagenzi be byo wakoze nibyo ntabwo wafata intwaro ngo uyifore kuri bagenzi bawe bakubabarire gusa wenda bakurasa hatari mu cyico ariko akenshi yikurikiranye amakuru y'impfu nk'izo ngizo ari amagambo atari meza utapfa kuvugira kuri kamera uhura nayo ateye ubwoba aho abantu bamwe bumva baburana n'umuntu utakiriho kurusha kurana n'umuntu wakomeretse kumva ko azabageza kure mu manza no mu ibyo bikunze kubaho muri Afurika no mu bindi bihugu wenda bya kure aho umuntu yumva kugira ngo muburane nyine kera bavuga ngo ni casualty akumva yakurangiza completely kugira ngo urubanza ruse n'ururangiriye aho ngaho abariri cyangwa ukuri yari afite kutajya hanze kandi nk'ubwo uruva mupfa ibyo wamutwaye ari muzima akarokoka yavuga ati nubwo narashwe ariko nuriya ABCD uraribaza nabo bamurashe ntabwo ari shyashya ntabuze wenda ibimenyetso basibanganyaga wongere unarebe iriya linye ifofera attention niba atari umunyamurenge wari ukiri muri FARDC waba warashwe agashyirwaho urusyo rw'uko yari afite grenade mu ntoki agiye gutera abandi kuko atayiteye se kudegupia ibyo bita ngo degupier mu gifaransa gukuraho inkondo ya grenade ukayitera abantu ko nta masegonda nabiri bitwaye kuki atayibateye niba yabishakaga buri imbunda isanzwe kawaida urayikokinga abantu bakumva ko bamaze nk'utanza attention ku bantu mwegeranye ariko grenade ni 0 seconde bitavuze ko abantu batakubona uyizamuye ugize ariko washatse kubikora wabirangije so ibyo byose urabyitondera kuko mu ngabo nka ziriya ziri hariya siritu za FARDC habamo utuntu twinshi buriya turavuga ariko kuvuga kuri case igihe ntari imibereye niyo mpamvu ubona nk'inzego z'ubutabera zikuvuga ngo turacyari mu iperereza burya amaperereza abona ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo abantu bavuze kuri social media uriya musirikare ashobora kuba wenda banamwibonagamo bakamwita wenda nk'umuntu w'umupinzani umuntu wo mu banyamurenge nk'uwari kurasa buriya ntubona bagasita bari bireba buriya biriya bintu bari bagasita ni nkira hato ni nk'Imana barabakijije buriya abakongomani ushobora kuhangana nabo ariko ukanabemerera ko batokinga bavuga amagambo menshi buriya nka gasita bagenzi be iyo baza kuba bafite ikimbirane wenda atari bari bamayimayi biriya bihararumbo bashobora kumwikiza nk'uriya waguye mu ndege gisore kandi bakamwica urw'agashinyaguro
ejo bakamwita intwari bakamwambika bakamuzamura n'amapeti buri kimwe cyose kandi abazi ukuntu yapfuye bamuroga bamutega mbushi uwo bita Colonel Mamadou Ndara ujya umwumva warwanye mu ntambara muri Ventura ya mbere yari afite izina rikomeye cyane muri Goma na Nord Kivu ariko yarasuye muri ambushi kandi bivuga ko yirengejwe n'ubutegetsi bwa Kabila n'umusirikare w'umukoloneli ku mbuga nkoranyambaga uzamurebe cyane amavideo menshi Mamadou Ndara yarageze n'abaturage bamusasira ibikwembe urumva bamusasira ibitenge rwose ariko nyine kandi wenda bamwe bakavuga ati ntago perezida Kabila ibona neza afite amavideo uzari ku Mamadou Ndara urebe na komando maze ziri live yego yari umuntu wo muri force speciale FARDC wigiragira ingwanye cyane ariko wareba ukabona ibikabyo biri aho ngaho ariko abakongomani baramuzi ariko umva yaguye mu matware ya leta yewe buriya abakongomani kunara bana iyambusha babura no bayitwerera ntibayishyira kuri FDLR ntibayishyira kuri M23 yarigire Uganda no mu Rwanda ntibagira gute nyine abakongomani bakurinda bakaba no babitwerera ibyo rero nta kibazo muri Kongo ntabwo tuzi pete ry'uwo muntu ntabwo twamenya ngo yazize iki uzi impamvu mvuga ibi ngibi imiryango y'abantu bidukurikiye yego ngo yumve ko yakumvamo n'akantu kazima umuntu wapfuye nka kuri umwana we ajya kuri Gasaro News abatereka nze kure abantu bagira ubusesenguzi bwa defense analysis twumva ikintu babonamo yego ari nk'umwana we cyangwa umunyamuryango we uko buriya abantu bose twumva nko kubagira ibyago nta buzabe rero bashobora no kumugambanira sibyo bashaka kumugamanira ishyari hagati yabo kumubonamo umuntu wenda bati niwe wahaga amakuru mu 23 yego bakajya kuri patrolo bagapanga ko ari umuhitane ari ubwo bamupangiye kandi bakabita babyita iryo zina barashasandire nkubwira ikintu kimwe nanga umuntu ushyira mu kigare cye nkagifatiriye niyo mpamvu ugiye n'ukundi ibintu byo gusesengura hafata angle nyinshi kuko mvuze ngo it does exist ko umusirikare yakwigomeka karaswa n'abandi ndimo ngufasha uwabo wabigizemo uruhare nta nibyo yanakoze yego ndamufasha se kubera iki nafashe gatandatu nkagira icyenda cyangwa nkagira gatandatu kuki atabateye iyo grenade ujya gutera grenade bavuga ngo mwitegure nka ba photographe ba kera bakoresha ibyo bitayashika ngo rimwe kabiri gatatu ngo vuga ngo karito urumva ngo kugira ngo no iyo abaza ko afite umugambi yayibatega yayibarasa yabashije imbunda abafamiliye baba abantu bajye bihangana buri intambara nirangira muri Kongo tuzamenya byinshi impfu abantu bapfuye ibyo tubwirwa na social media ese koko niko biba byagenze hari naho uzumva version zirenze imwe ku mihanda uyazize ibi drone yamurashe uyazize ngibi drone ukabona abantu bafite version zitandukanye ku kintu kimwe ujye utangira utinye rero urebe uriya musirikare ntabamenya niba ari ishyari yazize niba bamwitejeje umunyamurenge niba yabagendagamo bamuryanira inzara ati turamwishisha reka tubiharire ntaye kwanga Imana ariko tubiharire ubizi neza ariko ntabwo yabuze uko genda mu gushimangira ko yashaka kubarasa abo bagenzi be ubundi yabahoraga iki yari kubigeraho ntabwo nako nanone nanjye numva umuntu atajya kuratisha grenade abantu dore ndabamara afite uwo mugambi bamugani yaba yayiteye yaba yabikoze nanjye nicyo nibaza kujya kwibaratisha mbere yo kubikora biragoye ninjije se ni ikibazo gusa uyu mujyi uzarangira ubwabo hapfuye benshi kandi birangije hatari n'amama 23 ibarangije ako bitakwira yabwiye ko bagomba kuzirikana ngo barimo gukurikiranwa n'abazimu babo kandi abazimu baho barimo kubakoramo akazi bashobora kuba batanabaterekera birirwa bagendana impu n'ibyatsi bambara mu mutwe ariko ntago baterekera abazimu babo kugira ngo barinde imikoshi nk'iyo ngiyo ariko ayo makosa asa gutyo uko twakiriye amakuru iriya image tutagiye kwisesengura iba ahantu henshi ku isi mu gisirikare ariko ntago ikunze kubaho ariko ubisanga yabaye muri defense wagira ngo ni indwara nk'ubu nko muri Kenya muri polisi ya Kenya afite icyorezo cyo kwiyahura kw'abapolisi ni ikintu gikomeye cyane polisi yanganye nacyo cyayicanze bakabona umuntu rwose yarashuragize gute kandi nta n'ikibazo babonaga yari afite hari rero nubwo muri fight bagira icyorezo cyo kurasana hagati yabo naye kutumberutse kurasana na wa wundi mugenzi we Ngoma Zito nuriya nawe ubwo yarasanye na bagenzi biwe niko byubatse niko bimeze ariko birababaje ku muryango nk'uko buryo umuntu atuma umufamiye ituma umuntu ku rugamba ngayibere
azanagwe ku rugamba rw'intwari ako niba rero uzize bagenzi bawe waravuye iwawe usezeye ku mugore n'abana kuba bafite ugiye gutabara igihugu ntabwo hari ugiye kurasana na bagenzi bawe sibwo butumwa bagutumye icyo gihugu cyari kigutekerejeho ntabwo mbizi rero reka tubihanga amaso abo mu iperereza niba bazarikora bamenya byinshi ariko umusirikare ajya kugira frustration kurakara kandi ntabwo yabikora gutyo nta bimenyetso yigeze agira bigaragaza karakaye sibyo no kubikorera iperereza abarundi bo bigeze gukubita komanda wabigoma w'umujenerali bari mu koloneli baramukubita inkoni nk'izakabwana kihagaritse mu isoko ku mafaranga baramukubise baramukubise rwose ba special force y'abarundi bavuga ati koko twarayakobokeye ntabwo sinawe bakobokeye yari Fredo Poche baramukubise baramucyura bati bamusubiza prime niyo ngabo bati icyo gihe hararumbo kijyane cy'igikoloneli cyanze kuduha bitanu byacu bitanu ku munsi ni menshi ya Poche ya Jean de Poche yamazayirwa ngira ngo yari menshi nta kupfa kubarira amafaranga saa yawe sibyo n'utuntu tw'ingeso mbi tuba nk'ariya muri za FRDC nabivuzeho umuntu akabibona icyo bita ngo ni boro ukumva wayigira iyawe kandi atari wari kuri front line sibyo ubwo dukurikira mu minembwe aravuga tawa atugwasanga aravuye mu mikenke bakaba ari umukurikije abanyamurenge nabo ntagara abana beza kuko biri bavumira kugera Petero nkuru nziza mbega kujya kurwana n'abanyamurenge iriya mivumo bakuvuma ntiyanakubeshaho abantu babwira ingabo zundi ngo zazibahingire ngo bazihe umusiri ngo bajye bazihemba amafaranga y'ubuhinzi ubwo ko umuntu yakuramo imbunda nyine n'ifomu naka akajya guhingira abantu babizamuye ku rundi rwego ibyo bifuti byose rero bakora bizajya bakurikirana bicana ubwabo basubiranemo kuri bamwe na bamwe si kuri bose kandi Uvira nidakemurirwa ikibazo ngo ifatwe cyangwa niba bashoboye kwirukana mu evento bayirukane izakomeza kuba abana kasamutwe kari akagisize ukuntu kibrandinze ukuntu abantu bakagira igitangaza ntabwo butangaza bwa Uvira nkabashaka nkabubura abana narabushatse narabubuza nta hamwe nyambona twikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.